harahana bagize makonde wikunyirera shoko nakose kuko mbabarira ubwisu kuri Sandrine nk'uburambaye nose ugiye kureba ikibyo birakureba Kirukirande ugenda sahinduki Iga nide tugiye kujyana uriko turi gutinda ambaye neza ngiro mowe akangubwira ubundi se twanywereye 60 ha urabizi urumvira ukwibika ibintu nk'ibyo hasigaramo 70 ariko iki kikumva nawe kunanywe n'urumogi mwa 70 wayashyize manzi wasinze mwa kandi kari 100 mwa wasangira n'abakobwa nabona guru kubyinana nabo uri gutekereza iki mwa ubwo ngubwo hasigaye 70 uri kujya garuka ndavuze ngo garuka mwinjize gira mwinjize mu nzu yawe mwinjize mu nzu yawe ndavuze ngo mwinjize wibesha ayo maguru ndayavunagura uranapima no kubusha gatonya ukuri icyo kirenge cyawe sinjye nduwa niba utari uwacu turutse he sikuna imuzane phone ese phone Sandrine njyewe nari mwana wari wiwanywe ntacyo magukora injira nawe ndavuze umva ubwo buguru ndabuvunagura nusinjye nduwanye ubwo buguru ndabuvunagura maze kubwire wa gasore we nta muntu ujya uzaraho imikino wanjye gira turi kugendana mwinjirane injira mwinjirane nyine mu nzu yanyu mwinjirane nimwinjirane ntabwo ari iwanyu injira nari mama nta kintu adutwara mwana mama ngiye kaninjira imbere injira musugure uri gushaka kunyinjiza gusa mama ngiye nditahira umukobwa ndamukunjira nta kintu adutwara mwana Sandrine mba amafaranga yanjye abajura ingiye umusobanire mu nzu yayo mwana we nta kintu agutwara abajura urukumva abajura bayo wakinjuka nta kintu agutwara mama wawe mwana mama ngo muramukingiye ngo ndakomeje karamukire ku mugozi katsindwa n'uwiteka injira mwana we ntabwo nimwinjire ngo njyewe ndikomereje ngo tuzahura wibeshye undavuze ngo wibeshye icyo kirenge ugitsimbura aho ngaho unananyeganyege gatonya usundi sinayinzanye umwana wawe nakumuye telefone kandi nabikubwiye uncuka ngo tuyanywere unywa amaki wamwumvishe unywa amaki mwana mambo bari ndavuze ngo wasakitahira mu rugo ngiye kora wagahungu we nakubwiye ngo wibeshyure ngaho n'iwanyu nahagusanga n'inzu wajya kuryamamo cyangwa inzu washikiramo nayitwikisha esanse turi kugendana mwinjire muze musobanurire amafaranga yanjye mwashyize ndavuze ngo injira ugize bwawe gira vuba vuba mushenzi tambuka gahungu uzi ko uramutse wirukase utanasiga nubwo ubona ndi umuntu ukuze tambuka ntabwo ari wowe ndi kubwira nza nkwirebere tambuka amahere musobanurire amafaranga ninde wari akureka amaze muzi ku manywa y'ihangu wowe uratinyuka ukarota ukagona ugafurura ku manywa y'ihangu nawe ibitutsi birarwanya mba nakunze ku manywa n'ijoro nta muntu dusimbura ubu ntabwo wandenganya wasabye akaruhuko se ukabanza ukajya kuruhuka kari byo byakubera byiza nashatse kubikubwira mu gitondo nkabona ntabwo uri kubyumva nabujijwe n'iki kubyumva se keretse niba waje usanga ndi mu kavuyo niyicariye mbese
ugasanga mpuzeho ukuntu niho ntari kubyumva. nyine nashatse kubikubwira mbona murahuze abati ndibwabikubwiye nimugoroba ngaho jya wabimbwiraga. nyine urabona nk'uku nguku urabona nkora nijoro nkakora no ku manywa kandi urabona nta muntu usimburana ugasumba atari ikibazo nawe jaye kuvuga ko ukeneye umuntu nazana ukora amanywa wowe ugakora ijoro. Muzanyeho se imisuzi urimo urasura aho ngaho yahita igabanuka. apfa kugabanuka ntabwo nananiwe kera nari nzi ko abagore ari twe dusura ariko bije kugaragara ko n'abagabo namwe mukabije no kwirirwa musura. ngaho uvuze nabi. Vuze nabi gute se? Ntabwo nje uri gusura uri no kurota. Umuntu arasura agasurira rimwe no kurota no gufurura byose ukabikorera icyarimwe. Iyo ubanza ugakora kimwe kimwe se. nta nimbizi nasinziriye wandenganya ko kandi se wabibwirwa n'iki ko bimenywa n'abandi baba bari kukumva baraho. Bundi abantu batega amatwi bakumva nibo babasha kubimenya. Urafuruye, urasuze, urarose byose icyarimwe. Kari bitatu. Warangiza gukeneye abantu bazagusimbura. nyine umunsimbura basi niyo wamunzana ukatugabanya amafaranga. Naje mbyigeho nta kibazo. Naje mbyigeho kugira ngo uzajye ubona uko uruhuka. Wenda imisozi yagabanuka hano. Ahubwo mva ikintu nagushakiraga. Ubu tuvugana. Aya masaha. Uyu munota. Aya masegonda. Ntabwo nyine ko Sandrine azongera kurenga kino gipangu. Sandrine? Uriya nkundikire nanjye ninjye nawe. Ntazapime garenge ino geti ya. Niyo yanabitinyuka. Warasohoka. Niyo yanabitinyuka. Nindamuka nje ngasanga yaharenze. Ibihano ni wowe nzabiha. Icyo cyo kindekere nzakigukorera amafaranga yawe membe nzayubahisha kandi uzabibona. Ikindi cya kabiri. Hari agasore ndi kubona kari kwisitasita hano mw'uru rugo. Akantu k'agasore kari kuza kumureba uri kubona bari gukorana ibintu by'ikigare ukabona sinzi ukuntu bakameze. Kagakara kareshya n'ikiko y'ihene. Kagakara ako. Kareshya n'ikiko y'ihene. Uko. Kare agasore kazongera kurenga ino geti kinjira. Ubwo ngwaye ibintu bibiri. Sandrine ntazasohoke arenga ino geti agenda. Sandrine ntazasohoke arenga ino geti agenda. Kare agasore nako kangana nk'impyiko y'ihene ni kazinjire karenga ino geti kaza hano mu rugo. Si n'impyiko y'ihene areshya n'ingurube. Ruriya ntacyo. Mabuje tuza nzabigukora. Abo bantu babiri. Hari ubundi wa gatatu w'umukobwa ndi kuba ngo ni inshuti we ngo niba yitwa Divine. Uriya we ni Inda ya butwi. Nagakobwa kagufi ya gutya kananutse katabyibushye kamwayene karinganiye. Ako ngako nuna akabona kaje uzamubwira ati buretse ndaje ugenda ubanza ucanira amavuta ku ziko uzuye akameneho kagendi. Urawe turanazirana ubushize yaraje ndamubwira ati naragukunze ambwira ati nta mafaranga ugira urumuza. Amavuta ashyushye niyo nkeneye. Nurangiza ibyo bintu nubinkorera uzaze nzakongerera umushahara. Nizere ko wahiza amateka. Kaka ndi kareshya n'impyiko y'ihene. Wa wundi nabwiye ati nta mafaranga ngira. Sandrine nawe ngenda nkamwaka ibiryo akawa nica n'ikizo bose. Nge nabo. Ako Sandrine. Ubu koko urumva ukeneye ko nazakora iki koko? Nzakora iki basi kugira ngo ibintu urimo byose bihagarare? Sinagusabye imbabazi. Wansabye imbabazi. Ubu urabona ibintu uri kunkorera mu rugo hano uri kumva ari ibintu bizima. Niki nagukorera? Cyangwa nukunsuzugura kubera kubona ndi umugore? Kuri ari kwina mama wanjye. Nzi nge ntusuzugura buri munsi. Ubu papa wawe yaza kuba ari hano. Ibi bintu buri kubikora. Uyabanza usubize. Ugeze ubwo ugenda ukajya mu kabare n'uduhungu.
warangiza ukagenda ukanywa ugasinda ugataha wasinze n'ubusore muri kugenda mukururana n'urwo rwego ugezemo. uriya muhungu yari yanshutse ariko ntabwo bizongera. yari yagushutse ariko ubundi ni gute umbwira ngo umuntu yagushutse? aba yagutwaye ibitekerezo se ku buryo umuntu utinyuka kuvuga ngo umuntu yagushutse? uriya muhungu yari yanshutse ariko abasore baraguwe. abakobwa nta mbaraga mufite zo guhakanira abasore. basi mbabarira, ni ukuri kandi ni ukuri mbabarira. Mubabarire mu gihe ubikora se wowe kuki utambabarira? iyo utekereje umubyeyi aragutumye ubutumwa aho kugira ngo ubusoze umuzanire ibyo agutumye ube mugeze mu biganza urabifasha ubijyanye mu kabari. Suzi ko satani yihigira abantu bameze neza. ako satani yaraguwe rwose. hari igihe ndeba nkabona satani yaraguwe. ibintu byose ni satani 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 satani. muzageza kuki wowe utavuga ko ari wowe? noneho satani yaje kujyamo urangije uhinduka satani aba ari wowe ubikora. basi mbabarira. ese njye hari ibyo nziho satani yaraje arambwira. satani yikundira abakristo. sibizi ko njya nsengamo. yaraje akubwira ibiki? satani yarambwiye ngo ubeshye mama wawe. twarahuye buriya mu nzira. mbabarira ni ukuri. satani yaraje irambwira twarahuye nyine mu nzira. iyo nteruro irimo uravuga ukumva iri kugendana. satani ko mwahuriye mu nzira yakubwiye ayahe magambo? ugenda ubeshye mama wawe umubeshye nurangiza uvuga ko amafaranga bayakwibye. niko satani yakubwiye. nawe urangije aho kumvira nyoko wumvira satani. yari yambaye iki? satani iza kubikubwira yari yambaye iki? ese mama Adamu na Eva ko bumviye satani ntabwo babaga mu butayu? none se nawe ugiye kuba Adamu na Eva? ngiye no kumvikanisha ko n'ubundi mu bisanzwe sinya nkusuzugura, sinya ngira. kucecetse ntujya usuzugura. noneho wa munsi waranyubashye. nyine kandi ndi kukubwira ko cyagiye gusa se mama wambabarira. ubu guhera uyu munsi ngiye kukwambura telefone yawe. ntiwemerewe kuva hano ngo unarenge n'iriya geti yariya mbona n'isi. ntabwo ngenda kuburana nawe. ni umwanzuro wanjye nafashe. uzasohoka hano ari uko ufite igikapu ugiye ku ishuri. turimo turagendana. imyitwarire yawe ndayihaze. aho nkubwira ngo ugenda wambara umwenda wikwize ukagenda ukanjijisha wowe ubwawe uzi kuri kunjijisha. ugafata igikapu ugakubitamo ya kanzu y'impenure nakubujije. warangiza warenga amarembo ukagenda ukambara ya mpenure. ntabasika nkubwira ukumva. urambwira iki? ngiye no nyakefone ugire ko ngiye no kureba wa mushuti wanjye divine ukumva. nawe nzongera ku nzoga. basi ujye umbarira amasaha umbwira ngo uhite ugaruka. ntabwo wemerewe gusohoka hano kuko wowe ntabwo ari wowe umbwira ibyo ngomba kugushyiriraho. turimo turagendana. ntabwo wowe ari wowe ugomba kumereza amabwiriza yo kujya kureba uwo divine. iyo uza kuba uri umwana ushaka kureba divine cyangwa uwo mushuti wawe uvuga ntabwo uba warafashe amafaranga yanjye ngo uyajyane mu kabari. turi kugendana. hita umereza telefone yawe. gira bwangu. ndavuze ngo jya kuyizana. nsongere mbone ufasha icyo kirenge ngo kirenza aha. urimo uranyumva? kiravuga se genda uzana hano amabere ya nyoko. kise bwangu shenzi. sana hano sana kari ibyo bitumamo. ibyo byose nibyo bituma uzana ubugoryi. nzongere ndebe telefone uzongera gukoresha. noneho ikindi cya kabiri uzibeshya n'umunsi n'umwe mbone warenza. wabonye byo kuvuga ngo ubushuti bwawe ngo ni bwa divine biki n'ibiki ngo urashaka kujya kubareba. uzibeshya urenge ikirenge sange cyarenza. maze uzambwira ibyo wagiye guhamura.
nongere nkubonane na kariya kagoryi k'agahungu mbona hano waje wishingikirije kaje kitwikiriye ngo kari kuza kakuzanira amatelefone turi kugendana urimo uranyumva cyangwa ngo werese urushyi kariya gahungu nzongere nkabone hano uzambura none se ahanaye undi we yambarishijwe umutuku nk'ugiye muri Saint Valentin bimeze gute ahantu nari mvuye uvuye heza mvuye ku icyacu jama dukundana ubwo urayazanye maho sundi niyo wayamaho ko nasohoka wayarira na nyine nicyo kibazo mva hoteli story rero ejo bundi wa mama wambyaye wa mubyeyi wambyaye abarantumye njye ko hari umumama w'inshuti wari umufite amafaranga ubwo nawe afitanye gahunda na ka gahungu wamaye bita manzi urakibuka kirabura yari yambwiye ngo n'ubundi duhure ariko n'ubundi nari nabuze ukuntu ndi busohoke ngo duhure ngiye Imana mama barantumye ndagenda singezeyo ndayazanye karakantu wamaye kategera n'igiceri cy'ijana mu mufuka wamaye kakanshuka nkarya amafaranga karansemeye fone barayinyatse sinemerewe kuva hano ngaha muri make ndi imfungwa yo muri urupangu mba nabuze icyo gukora iyo hano ngaha binaniye kuryama njya muri salo byananira nkajya mu cyumba wumve ngo nta hano ngaha mama wawe se wabimeze bite nyine mama se uramuyoboye ukuntu yisaza akantu gato kagakurura kakageza Nyabugogo nta kuntu uzajya umucomo ko mfite umukire ko na rwa ruzamu naga amafaranga nayakura ariko fone yayinyatse hari igisaza turi kumwe gifite amafaranga urumva kagira inko uzi ka telefone bakwatse ntase ni telefone yakamera ko namusuze ifite afite nshaka iPhone damutse mbahuje ukajya amahirwe nk'abahuza ako kanya wahita uyitahana twigendera ahubwo se nta n'akanuza se ntabyo twigendera gute ntari kuko arakuzi neza ko nyine muri telefone yanjye yarambonye ngeze muri telefone yanjye waramubwize aranzi neza se tugende tatambwiye ibintu byinshi ntabyo ugeze hano gute wagakobwa ntabwo nakwiyamye muri uru rugo rwanjye ugeze aha gute gusuhuza nde kabiri gatatu mvira mu rwa bushenzi we niwowe uzaza kundumbiriza umwana wa kigoryiwe kegera y'umukobwa nzakwica subiza nzakwica bazafuge basibigire inzira ndakubuza ibintu by'ingegera ngo ni turiya dukobwa oya banza usubize niba kimwe muri kuvugana twari turi kuvugana iby'ishuri iby'ishuri nibyo sanze murimo njye ndakubwiye njye ndumva nta ishobora byose mbabarira sinshaka amaraso mu biganza byanjye sinshaka kuyakora ndabona udashaka kunyumva amatwi yawe wagira ngo ayakubisemo nakwanura wa mushenzi we nta n'isoni kano umuntu arakanunika ntabwo kumva nzavuge ngeze ryari iriya ndaya y'umukobwa niwo mukobwa wabonye ukwiriye gukururana nayo ese ko wamuje gusohoka nyine akaba yaje kunsura araza mu rugo rwe iyo uhita umwirukana hano ni mu rugo rwe kugira ngo aturuke ikantara ngo kugira ngo aze hano cyangwa niwe uba wirirwa umuhamagara niko kirirwa kagutwara mu mico mibi warangiza ukaza wirirwa untesha umutwe nibyo ujya wankoreye bibaye bitaranamara n'iminsi ingahe warangiza ukazana indaya mu rugo rwanjye nuko ye harewe baburetse ngo ukuyeho telefone uratuje ahasigaye ngiye kuzana mu mapingu yo mu maguru noneho ahandi mpangane nawe ntabwo izo mbabazi zawe za buri munsi ndazirambiwe ndanazihaze igisigaye ni ukugukubita umunyururu mu maguru ahandi ugatunguka mu muhogo ukajya ujya gusohoka umuntu ari kugenda gukurubana niho uzabona ko ntacyo mpfana nawe wamushenzi we wumva ushaka ko nakora amaraso yawe
cyangwa uragira ngo ntabwo nakwica narangiza nkajya kwirega nibyo ushaka mushenzi mubi kabiri gatatu mva imbere kirabwa nkunda na kwanura kigoryi ariko mana yanjye indaya nizo zazirirwa zinjira mu rugo ariko kuba umupfakazi ni ibibazo kwiri siko ngiye nabibona ariko tuzahangana we uri kujya he zawe bisetese uri kujya he ba witonze bro witonze iki gipangu kigira amategeko akigenda zagirite nawe rwose asuri kujya ndagukubita subirana ibintu sikito warahindutse mwana nakubwiye ngo iki gipangu kigira amategeko kigenderwaho kwinjira aha ngaha urabanza kuba uzwi ntabwo nzi umwana ubwa mbere mbonye mwana ntabwo se ko wahindutse gapa nakubwiye ngo urarengana sekirite ubwo ariko ndi kubona hari ibintu usanga ikindi kandi mubwiza ukuri ntabwo nitwa sekirite mazina yanjye ntuyazi ubwo ariko nizeye kuri gukina mwana tuvugana mbare rimwe kabiri nk'ubona uri kurenga hariya hepfo twavugana mwana tuvugana iki nawe twavuganye ejo bundi waraje ndakureka urinjira ese biragutwara iki koko kwinjira mbere ubu ngubu urareba aha ngaha kuri gate mba ndi nta mazi mba nkeneye kunywa amazi se ndi ikigega sigapa mwana wajya ubase nimba utari ikigega ngo usubire iwanyu aha ngaha ndi umwami gomba ninjye wica nkanakiza nicyo mbakunda nyine ubu maje kurya imitungo y'abantu maje kubyimbya agatuza uvuye mwana reka natwe tuba tuzi ukuri mwana ahubwo wowe ndaje ubwo tuvugana ndagukubita ntumvugisha amagambo menshi nta kintu wakwibwiriza nibwiriza iki mwana ariko se nkubwire mu mujene urabona uri umujene nanjye ndi umujene w'iwanyu mbasereye gute aha nakubwiye ngo mabusha yarambwiye ngo nta muntu ugomba kwinjira aha ngaha nta n'ugomba gusohoka wabyumva ikangubwire ikindi kigo cya kabiri sikirite mba mwumva ndibikore ngute ndabizi uje kureba ndamuzi kandi uwo nguje kureba niba ateje ikibazo njye nakubwiye ngo nta muntu wemerewe kwinjira aha ngaha nta n'umuntu wemerewe gusohoka ahubwo mbwira ikintu mushakira ngende mukubwire ikindi ntabwo uri burengaho si ikintu mushakira bikirakwira gapa wambwiye ikintu dukora kugira ngo agakomeze nakubwiye ngo ntabwo wemerewe kwinjira aha ngaha nta n'umuntu wemerewe gusohoka gapa wamubwiye ngo dushobora no kwita tubucisha mu bundi buryo murakara kuntu yagura agafanta si byose kari kose si waje kabisa wikira nkangahe ajya ni kakanomero cyangwa ni agakode ni kode gaporo ubitanu uri gukodesha izo mwana ukubitira n'amagana magana 500 magana ngahe ni igikama nawe kigura senyisa ngo cyawe cyawe senyisa gusa ngushiranga ngo ugende yagure mama wawe ndona igihumbi mwana kurangoye pe zeko igihumbi se bogisigura ngahe mwana watse kungura mwana ngaba nabishyiraho ni igihumbi mfite mwana ihangane gumfashe okay ndahita mujya mideye zeko ngi aya ni agakode 46 45 45 59 amazina gapasi city ari kuzongera amasegonda 30 wibe ngiye kumukubwirira utarengaho hano hari umwana wagiye wumva nagutumura bakakwirukana umenye icyo ndicyo tugenda hayde kura nusura nahagarara hano ngaho asike cyane sinari gushaka no kunsoza ubwo ahubwo wowe nta soni ufite kuzamura amaboko ngo uje kunsoza zanye amafaranga mama reba inshuro zose nagwamaga inshuro 20 zingaye nomero kompozi uzagira ngo bigende bi ubwo nimba wambuze bivuze ngo uje kundeba ngo yamereze
vuba vuba. Musina amujya amafaranga atabonetse narwo nakuzakurira akagushora kurira. Ariko ye uje kongera kunshukaze cyangwa uje kongera ngo turye amafaranga ya mama? asigaye amasegonda 15 umusore. Ako wajuzi abantu baravuga nawe ukavuga. Aha ngaha no hashinzwe cyane ntibashinzwe. Hano ni kwande? Ni iwanye ko nahabaka. Poche tukavugana mwana twabikurikira. Asigaye amasegonda 12. Wowe nta kintu mbwira mereza amafaranga ya mama nimba utayamaye usohoke. Isandi ibi nibyo nyituye mwana. Mwitura ibicyo rya nkwitura iki ariko nkawe navuganaga iki nawe? Umuntu utagira amafaranga navuganaga iki nkawe? Akana nkawe navuganaga iki n'agapeti nkawe? Manu uri urukundo rwose nagukunze usungatira mwana. Watse kugi uri muraninza nagoye amasegonda 20. Gapaswari singa kabanda kabanda. Urama amafaranga mama cyangwa? Mama! Sasa nagumva ko umukobwa wacu kugukate wagiye gutanyirukanisha. Nagwa amasegonda 30 niba ushaka kunyiga gapala kuzina mbabarira ugende nagwe kugukatira. Usiga pa imwe twavuganye mwana. Sohoka uzahoka twavuganye mwana. Ndakubita ati sohoka. Inzira muzanye. Sohoka. Musohore. Nago Gapa. Ya utazanyirukanisha. Halo? Oui, allô? Meze gute? Nzamesteke mwana. Isa ko numva uri mu bintu se nazi uri he? Ndimo ndiho mu mwana. Uri kumwe n'abantu se? Oya ndi mu rugo. Aha, mva se hari akantu nyine nashaka kukubwira. Agacupa. Uriya musaza nimba ari umusaza nimba ari umupapa wamayemo pasi uziko yaneye inda. Yego kumana kagira inkuru. Ngo mwanda kagira. Ndakagira inkuru subwo urumva ibyo bintu ari ibintu ndi bubwire mama ngo ndatwite. Urayikuramo? Ndayikuramo ne. Ubizwe gusokana ari intambara ndayikuramo ndamenya se bayikuzamo iki. Uramuhamagara. Nyuma kumuhamagara ubimubwire. Bone sumeze ute? Uko mfite bebimenyetso. Nyine sha gusa nyine nibyo naketse ko nwite. Ndikumva mfite iseseme sereri. None wa mukozi wacu hari ibirunga ari guteka nkumva ngiye nyine nkamukorwa nkashaka kuruka. Nyine ndikumva nta ibintu bikaranze nabyo nshaka. Hakundi nyine urabimuganiriza umubwire umubwire ko twite. None mama wawe yakwica pe yakwica. Usiko kina ripo. Yeka yaribu. Ukize ibyo bintu utabitekereje ujya kuba mampwasi. Hano nyagasani arakwica pe. Wowe umugabo kina ribu mana aragufasha. Aramfasha. Ese we ntago wamfasha. Urugomba ukuntu ibyo bintu utangiye kubina ntago byoroshye. Kare. Menya ko turi kugira ngo bafunge. None mvuze ko ari wamumaye. Ntago wari bwo bagufunga fresh. Hari ibimenyetso bifite ko ngewe namugwaye. Tanyonye akana nyine nari. Mani baseriye mbwira ibintu nkora banywa ibiki se nimba bananiwe. Mani tukabiganiraho akaguhuza n'undi muntu akaguha ibiceri ukayikuramo. Bajya ku muganga se ni ibintu turi bugure biragenda gute? Bisaba kuba ufite ibiceri nkaguhuza n'undi muntu umuganga uri buyigukuriremo. Mwana nyagasi. None uko ibyo ntabwo ari ibintu byatanje. Washaka ukuntu utoroka iwanyu uze ngo uhuze n'undi muntu aguha ibindi biceri uhita uyikuramo ibintu byoroshye. Ngiye gutoroka ka gasaza ngo nakazamu ndebe ko naza. Ndaguhamagara ikibazo na telefone nyine nimero zande. Icyumba kimwe mani kahita kakora kucomo kugenda. Amafaranga se nanyafite nkandima yoresha. Kandi twakabwira urasanga igipangu ndahita nkubwira ko ndi ukagurira.
umenye ko nta na telefone mfite ndandika nimero nari nibye mama telefone. Yenda se umusaza abikoresheje. Urukumva nari kwita. Fatwa wagafatwa wiba. Nta soni. Ngo byagenze gute? Fata ibikapu ugira bwangu. Mereza hano. Telefone yanjye wa mushenzi. Beza hano. Nta soni. Urafata telefone yanjye ukajya kuyiba wirirwa uvugiraho. Iyo ndayijyane ku gasozi. Fata ibikapu byawe. Hariko imbabazi zawe koko wakureba yabona uri umukobwa mwiza witonda ugira ikinyabupfura kandi wumvira ababyeyi kandi niba hari satani ya mbere yakwaritsemo ni wowe wanshenziwe. Hari igihe njya ndeba nkabona ntarigeze nkubyara mbanze fata ibikapu byawe ugende. Fata ibikapu byawe ugende. Wajyaga kumanika ku kaguru kawe utazi uzerekeza. Ntabwo wari uzi ahantu uzakerekeza, ibibazo byose bizaviramo byose ntabwo wari uzi aho uzakerekeza. Ntabwo wasubiza. Hari abagore babiri babana mu nzu. Wahisemo kuba umugore genda nawe ushaka urwawe rugo. Ndavuze ngo terura ibikapu. Fata ibikapu byawe vuba vuba. Gapasi! We Gapasi! Ndavuze ngo ngwino hano. Ubundi uranzi. Banza umbwira uranzi. Yaba warunzi ntabwo wari ukwiriye kugenda kumanika ku kaguru kugira ngo iyo nda yawe yinshiremo. Wambesire. We Gapasi! Gapasi! Yego mabuja. Ngwino hano kitabira ngo yigatsinda. Habaye igisima. Kupfuka Fata nawe gatsinda. Mugende mujye kubana. Muri babiri mugende. Turabana se habaye kimama. Ndavuze ngo mufate ibikapu mugende. Sima baje ndagenda nazi yo ngiye. Mubazi. Byagenze gute? Ko namukurindishije ngenda afata umwana nkamukurindisha yarangiza akajya kumanika amaguru bakamutera inda. Amaguru yamanitse gute se mabuja? Nge ntabwo ndi gusobanukirwa ibyari byo. Mubazi. Ntago muri kumwe. So kagiye kagabanya umujinya. Mubazi igisubizo akiguhereza. Bivuga. Yanyuze he? Ubivuga we yanyuze he? Ntabwo nakubwiye ngo ntazarengiriye geti. Wakoze iki? Nimba aragembera utarabimbwira wabindenganyiriza. Ngiye nta munsi n'umwe ukimara kuma permission. Nta munsi n'umwe igeze anyura. Haguruka genda. Haguruka nawe. Fata ibikapu bya. Nanga kumva haguruka. Ntabwo ari mwebwe ndi kubwira. Mabuja usu ninjya mu cyaro nandi mbabarira.